Isaro nta cyiza yakwifuriza mu 23 kandi urabona ko abaturage bwa M23 basohoka nyumbani kwetu wende kwenu oye kuko yaraye kuvuga ko ari kuribwa no mu muhogo umuhungu akomeza arigaragura abaganga bose baratambuka nta n'umuganga n'umwe wigeze umuhereza ubufasha. Ukeneye aho wakorera iminsi mikuru wisanzuye, ukeneye aho wakorera ubukwe, isabukuru ndetse n'ibirori bitandukanye, nta handi usibye muri Zenith Garden. Zenith Garden murayisanga igasanze urenze gatoya mu isantere yaho hafi yaho bita ku Bayehova. Zenith Garden barakwakirana urugwiro ndetse kubakeneye inzu zo kuruhukiramo igihe barangije ubukwe cyangwa se gutwikuriramo. Zenith Garden igufitiye aho wakorera ubukwe ndetse warangiza ukabona inzu yo gutwikuriramo. Ngwino wisanzure ku munsi w'ibirori byawe muri Zenith Garden. Ibi byiza nshuti mukunzi wa Bwiza TV na bwiza.com ndakuramukije kandi ngwaye ikaze. Amahoro y'Imana ari nawe. Iki ni ikiganiro ivugiro, ikiganiro cyo kirimo amakuru wacukumbuye, amakuru wasesenguye, amakuru avugwa hirya no hino mu Rwanda, mu karere k'ibiyaga bigari ndetse no mu muryango wa East Africa cyangwa se mu karere ka Afrika y'Iburasirazuba. Uhaye ikaze muri iki kiganiro aho tugiye kujya mu makuru atandukanye, ariko cyane turi bwibande ku makuru maze igihe kinini avugwa. Nkubwire ko mu cyumweru turangije aribwo umukuru wa Sena cyangwa se perezida wa Sena y'u Rwanda yeguye ku mpamvu z'uburwayi ndetse akaza kwemererwa, ubwegure bwe bukemerwa, akajya avuga ko atashobora gukora arwaye cyangwa se atabifatanya akurikije uko yumva. Kandi nkubwire ko muri iki cyumweru aribwo Meja W'Ingoma wa M23 yafatiwe ibihano n'umuryango umwe w'i Burayi. Niko kandi na Blinken avuga ko yabwiye Perezida Kagame kuhagarika cyangwa se gusaba M23 guhagarika intambara. Aha kandi ndakubwira ko muri iki cyumweru aribwo M23 yakoze igisa nko kwiregura, aho abanyamakuru mpuzamahanga bagiye ikishishe ahapfiriye abantu havuga ubwicanyi byatumye leta ya Kongo ishyira igihugu mu cyunamo. Aha rero ngo bagiye kureba uko byifashe, kandi nkubwira ko muri Kishishe ariho M23 ariyo ihagenzura, ariko bikaba bivuga ko haguye abantu umubare mwinshi cyane w'abantu. Nkubwire kandi ko mu karere ka Rubavu hari umuturage wapfiriye ku bitaro, wapfiriye kuri centre de santé nyuma yo gutinda guhabwa serivisi. Ngaho rero amakuru turi buze kugarukaho mu makuru nyine yatandukanye turi bugende tugarukaho. Rero twaba tugiye guhera ku nkuru y'umuntu w'umurwayi wapfiriye mu kigo nderabuzima nyuma y'umwanya munini yabuze uwamufasha. Izi rero ni inkuru zikunze kugaruka hano mu Rwanda hamwe na hamwe ku bitaro, abaturage bakunze kurekana bavuga ko abantu babo bimwe serivisi kwa muganga cyangwa se babuze ubuvuzi bihutirwa, bigatuma bamwe bapfa cyangwa se abagore bamwe na bamwe bakabyarira hanze mu byatsi mu bitaro cyangwa se abana bakabapfira mu nda. Rero hano mu kigo nderabuzima cya Gisenyi giherereye mu karere ka Rubavu hapfiye umurwayi witwa Ntayazi Polisi wari urembye. Abari bahari bakavuga ko yari amaze umwanya munini yabuze umuforomo umufasha. Amakuru yageze kuri Bwiza rero avuga ko uyu musore wavutse mu 1988 yageze kuri iki kigo nderabuzima mu masaha 12 y'igitondo cy'uyu wa 9 Ukuboza 2022. Ubwo hari ku wa gatanu gamara amasaha agera kuri 3 ategereje wamufasha, ariko aramubura kugeza apfuye. Umuturage rero wari wagiye gusaba serivisi kuri iki kigo nderabuzima ahamya ko ibyabaye byose yabibonye. Yatangaje ati tuhageze twahasanze umuhungu n'umumotari bamuzanye amushyira hariya hirya aryama mu rucaca. Abaganga niba bari bagiye mu nama ahantu, abamugezeho mbere baramwegura bamushyiraho bajya bakingirira. Ubona ameze nabi cyane kuko n'abaganga batambukaga bari kumureba. Uyu kandi akomeza avuga ko ubwo hari habonetse umumama wari uhetse umwana mutoya aramwiyegamiza amusaba ko amugurira icyayi
umuhungu avuga ko atagishoboye kuko yari ari kuribwa mu nda. Umuhungu akomeza arigaragura, abaganga batambuka, nta muganga wigeze amuhereza ubufasha, na titireri aratambuka. Abagana iki kigo nderabuzima barashinja abaforomo baho uburangare kuko ngo muri uwo mwanya banze gufasha umwana wari ufite umuriro mwinshi. Umubyeyi we yamusabiraga ibinini byo kugabanya, banga gufasha umwana warukaga bikabije, ndetse n'umugore warigaga mu mugongo. Umutangabuhamya ati ngiwe ibyo byose byabaye bibereye. Gukora uko byagenze ahangaha muri Gisenyi cyangwa mu bitaro bikuru Gisenyi hakunze no kuvugwa serivisi mbi. Abaturage bigana si ubwa mbere babuze, si ubwa kabiri, abo muganire bose bakubwira ko ahubwo kujya bivuze mu bitaro bya Gisenyi cyangwa se muri centre de santé berekeza aho bita mu Kijote, kubera ko ahangaha ku bitaro bikuru by'Igisenyi ndetse no ku kigo nderabuzima cyangwa iyi centre de santé batayizeraho serivisi nziza. Amakuru kandi bwiza ifite nuko muri uwo mwanya abaforomo bari mu nama yari iyobowe n'umuyobozi w'ikigo nderabuzima titireri Muhayimana Joseline bari basize abimenyereza umwuga mu kazi. Bihemukira iki gihugu. Yes, Maisha waramutse. neza. Umeze neza. Icyumweru cyagenze Nta kibazo. cyane icy'umunaniro. Icyane icyumweru gisize umunaniro. Rendiyoze. Maisha, ariko mbere yuko tujya wenda ku nkuru zo mu mahanga cyangwa se hakurya, hari inkuru ivugwa mu karere ka Rubavu y'umurwayi wapfiriye ku bitaro hamaze amasaha 3, kandi iyi nkuru nzi ko hageze. Byagenze gute kugira ngo umuturage abone serivisi kugeza ubwo apfuye, nubwo ibitaro bya Gisenyi byiregwe bivuga ko ngo umurwayi yapfuye byamaze kumwakira, ukajya kumwakira ko ari kumuha serivisi? barabeshya umurwayi yarageze mu masaha 12:30 za mu gitondo agera arembye. Ariko akaba ari umurwayi wenda ari umusore wapagasaga mu mujyi yari mu cyaro cya Rubavu. Urumva aho yabaga ibyo byose yabaga wenyine. Amakuru dufite nuko ngo yaje kubagwaho mu nda bamubaga amara. Ubwo abyuka yumva atameze neza, ajya kwa muganga. Ageze kuri centre de santé ubwo asanga hari abarwayi benshi nabo bazindutse, nabo babuze abaganga. Arangije rero niko kurya mu mucaca imbere y'ikigo iyo centre de santé ya Gisenyi kuva saa 12:30 rero kugeza saa 4. Urumva ibyatambukaga hagati aho ngaho abaganga bamunyuragaho, yewe n'umuyobozi w'iyo centre de santé bita titireri nawe yamunyuze inshuro zirenga 2. Barangije bigira mu nama niba ari staff meeting yego yo kuwa gatanu. Ubwo ari abarwayi bari aho ngaho, ari abarembye, ari ubu bose nta n'umwe abonye umuganga uretse abasitageri bari aho bakina byari byabo. Bakina ntabwo babavura bariya. Gukina gute Maisha? Ubivuze gukina ni ugukina by'agapira cyangwa ni ukubaba ntacyo bakora nyine? Ntacyo baba bari gukora, bibereye ku matelefoni. Ese ku bivuga umeze nk'ufite uburakari byarakubabaje cyane? Byarambabaje cyane uko kubona umuntu apfa mbere kariya kageni umuganga arebera yegeye mu nama. Sinajya gusa byababaje kuko n'abantu bose byarababaje babibonye. Ubwo rero umusore yaje gupfa, urumva? Yego. Ariko akaba yaratabarijwe n'umuntu ukora mobile money hafi aho ngaho. Yabonye arembye cyane, aragenda ajya kureba kugira ngo abone nimero wenda z'abavandimwe be. Areba mu mufuko wasangamo amafaranga 500, asangamo n'agapapuro kariho nimero, ahamagara abavandimwe be. Abavandimwe be baje kuhagera, inzogera yirenze. Yego. Umuntu apfa gutyo. Ubwo se nyuma y'uko umuntu apfuye abantu bo ku iyi centre de santé cyangwa se ikigo nderabuzima bahavuze ngo icyo umuntu wageze nta nubwo banasabye imbabazi ku bwa serivisi mbi batanze? Ahubwo barahakanaga, kandi n'abaturage bari bahari. Ahubwo abaturage bari bahari wenda nuko umuntu atakoze ikiganiro kirambuye, habaye ikintu gisaba imyigaragambyo
abaturage barakaye ati ibintu ntabwo bibaho. Uretse tugenda twaje turembye n'abana bacu baje barembye gusa uyu umuntu apfuye ate. Ubatekereza amasaha kuva saa 12 kugeza saa 4. Urumva ni ikibazo gikomeye vrema, ariko nta n'ibidasanzwe kuko hariya ni ikibazo gikomeye. Serivisi haba mu bitaro bya Gisenyi haba mu masantere de sante yabo ni ikibazo gikomeye cyane. Hari igihe kukikubaza kuko hari abantu benshi bumvisha bavuga ko ku bitaro bya Gisenyi ari ikibazo gikomeye cyane. Ni ikibazo gikomeye urerekeye no ku rundi rwego, kandi ntabwo ari ikibazo cyishe ubu ni ikibazo kimaze igihe. Sinzi ikintu kizakosora ibi bintu kuko wenda uriya niwe twabonye itangazamakuru. Buriya ntabwo yemera ko n'abanyamakuru binjiramo hariya kubera ko bazi ibihabera. Ikigaragara cyo ni ikibazo gikomeye cyane. None abayobozi cyari ubuyobozi buvuga ngo iki, buvuga ko iki kintu kizakemuka Maisha, kuko nkeka ko ibyo bitaro biri mu karere ka Rubavu. Urumva dufite umuyobozi wabyo twaramuhamagaye ntiyitaba, twebwe twitabaza ari umwe mu banyamakuru watwitinze tubona kumusubije, twitabaza icyo gisubizo cya twita y'ibitaro kugira ngo wenda tudakora inkuru itari baranse. Ariko urebye nta muyobozi wigeze ubivugaho, yewe n'akarere ka Rubavu icyo kibazo tusa nkaho twakibabajije ariko nta n'umwe ushaka kukivugaho. None abaturage bazabona serivisi mbi itakwa, kuko nayo ndabizi ubwo nagiraga nasanze hari abaturage benshi babivuga. Si ubwo bwa mbere byavugwa n'abanyamakuru benshi bajya bikavaringa. Abaturage bazabona serivisi mbi kugeza ryari Maisha, ukurikije uko ubibona we nk'umuntu hakorera? Ubwo Minisitiri Sabin nahagera wenda hari nibwo iyo serivisi izazanzamuka, naho ubundi kuvuga ngo hari hazagira serivisi nziza sinzi. Birasaba ko azahagera nawe yoberanyije na cyagiye uko Diane Gashumba yigeze kubigenza akajya ku Muhima. Neza Diane Gashumba yamutumuye kuva hejuru. Ubwo niba tumuye minisitiri we abarizwa muri minisiteri ye, ako ntiyarazi ko ari minisitiri. urumva none Diane Gashumba ntazwi kigeze narajya yambaye agafukamunwa, yariyoberanyije yambara akantu mu mutwe, mbese ntabwo yagiye ari nka minisitiri. urumva ni ikibazo byacu byo mu Rwanda bifite ibibazo kabisa. Ubwo ni hamwe tu natashye. So Maisha, noneho twigire hanze, amakuru hanze. Maze iminsi mbona yumva ntituri ishyira amakuru menshi kuri Twitter imeze nk'iyiregura cyangwa se itanga no gutanga abagabo niki, wewe wibonye gute buriya? Ngo kuriya twandite ko ari ugutanga abagabo kuko irageramiwe, iri mu mazi abiri. ntabwo iri mu mazi abiri. Kugeramira ubwo n'ubwo ni ukuvuga iri habi nyine, iri hagati y'ururimi, Erega ifite challenge kuko reka mu urugero rumwe M23 Musa none leta ya Kongo yigeretseho case ikomeye cyane Maisha. Iriya case ya noneho hariya aho nako leta ya Kongo nayo yakoza arakamu k'agatego wenda usesenguye neza, kuvuga ngo abaturage b'ikishishe barishwe, noneho bikajya muri media hakaho icyunamo cy'iminsi ngari. Hariya rero Maisha nakuye ngo ni nyine n'agakino ka diplomasi kagomba kugaragara. Urebye mu Ventura igomba kwisobanura kuko hari icyo mbona MONUSCO yari yarahawe manda y'umwaka umwe, kandi MONUSCO ishaka kwiyongeza kugeza kuri iyi saha nta cyiza yakwifuriza mu 23. Kandi urabona ko abaturage b'abateye M23 basohoka nyumbani kwetu wende kwenu. Urumva nyine urumva ONU cyakora ONU yagaragaje urwego ruciriritse kuvuga ngo ukoze investigation utarageze ahantu byabereye ni ukavaringa story ukayivuga utafite fact. Noneho ibyo ngibyo byose ngiye kuntu mbibona arimo kumvikana leta ko kugira ngo abongeze imyaka yo kuba hariya tuvuge ibi mu creating ibi tuvuge ibi, urumva ahasigaye tugira amahoro
natwe tubone imyaka yicumye mission ikomeza yuko ni kuwa gatanu kuwa kane mu kanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano ku isi Bintu Keita Bintu Keita nyine uhagarariye MONUSCO yego yaragiye aravuga bigezaho ntiyigera avuga kuri FPR urumva kandi ibihugu byinshi Ububiligi n'ibindi bihugu bikomakomeye biriho biravuga kuri FPR yuko ibi bifashwa na FARDC yego urumva ariko yavuze speech yose avuga indi mitwe avuga M23 avuga iki arangije asoza speech yiwe atavuze FPR none ibyo byatanze isura uribuka yuko uyu wahoze ari minisitiri uyu ambasaderi w'u Rwanda muri we nuza Gatete Claver we akifata speech yibajije impamvu atavuze kuri FPR kandi hari ikibazo hariya kandi gikomeye ku buryo yanabyeruye aranabivuga urumva rero njyewe kugeza kuri iyi saha MONUSCO nubwo ari ONU yohereje hariya ariko irateranya abakongomani ikindi cya kabiri MONUSCO niba ishaka kuguma hariya ibigaragaze yego ariko icyo gihe cyo guca ku ruhande urumva ni ya MONUSCO yagiye gutangaza ko abantu bapfuye igishishe yego urumva ni ya MONUSCO yemerewe kurwanya imitwe irwanya leta urumva ni ya MONUSCO ikora gutya ikarasa abaturage ese yo kuki batayijyanye mu birego urumva yarashe abaturage batari bake yego urumva ni ya MONUSCO ikorana n'imitwe irwanya leta icukura amabuye mu gihugu cya Kongo ukaba wifitiye proof ko MONUSCO icukura amabuye n'iyo mitwe uko mana yanjye igishoro kigeze kugwa amabuye arameneka yanuza ya zahabu MONUSCO icuruza zahabu ishobora kuba ariko itanayitunga cyangwa itayigira ariko muri mandatori zabo ntabwo babohereje kujya gushakisha amabuye bayakuye muri Ukraine se bayakuye muri Bangladesh se bayazana hariya bashobora kuba barayakuyeyo baza kuzigiza ndetse babasha kugendana imitungo yabo bayikuye mu bihugu byabo se yaranga byemewe mu muryango urumva ni ya MONUSCO iri hariya ishaka kugira akaboko mu mitwe irwanya leta ishaka kugira akaboko kuri leta urumva rero mu gihe nari ngiye kukubwira mu minsi ishize twabonye video MONUSCO bari gukora umuhanda n'abasirikare bari 23 ntibari kumwe se kuki batagiye ngo bajye gukora iryo pereza bajya ngo bakore pereza badahari kuko barabyemerewe haba kugera mu mitwe y'inyeshyamba barabyemerewe haba kugera mu ruhande rwa leta barabyemerewe kuki batagiye ngo bakore iki investigation y'icyo kibazo cyakora mu M23 nayo yakoze ikintu cyiza itumiza itangazamakuru mpuzamahanga bijya gishishe reka turaza kureba inkuru biza kuza gusohora bamwe bagiye bakora za tweet bavuga bati M23 wagiye sinzi n'abakongomani bavuzemo ngo n'umunyamakuru Popote ngo yagiye Popote arabihakana ati reka sinzi iyo tweet niba barayibonye so urumva nyine kuri ku cya Popote Popote ni umunyamakuru noneho utari national na international kuko akorera no za Deutsche Welle mu Giswahili ariko bakongomani babona mu YouTube bavuga ko ari umu YouTuber bavuga ngo ni Rwandese YouTuber sinzi ko nabibona Kabumba ni umwe mu bashyizweho na guverinoma ya Kinshasa kugira ngo ajya akasa u Rwanda ajya akasa n'abandi bose bafite aho bahuriye n'u Rwanda ariko ni umunyabwenge kuko afite propaganda iri tangible ifite ukuntu ikora urumva niba ubundi ni abanyamakuru bagera muri 3 cyangwa 4
bandi propagandist uri serious. ariko nanone ibintu bandika rero kujya kuvuga ngo popote yagiye kwifotozanya ngo ntabwo n'abarwanyi bari mu venturo ngo baterana blage iki ntabwo bibona ko ikibazo kuko umunyamakuru Kwifotoza se ibyo byo reka tubireke maye ibyo byo kuko umunyamakuru nta kwifotoza n'inyeshyamba byo ntabwo ari byo ntabwo byemewe sibyo byo bibaye barabikoze byaba atari cyo kubera ko uba ugiye kubikimarisha rero uri covering a story uba uri kuri side ebyiri sasa iyo ugiye kugaragaza side uriho umunyamakuru ntabwo ari nk'umuturage ariko nawe ntabwo bibona ko umuntu agiye kwifotoza nyine nuko babivuze atagiyeyo kuko ibyo Twitter yasohoye ejo ntabyo nigeze mbona ariko babigize niyo yanajyayo ntabwo urubango hari hagenzurwa n'inyeshyamba n'abantu b'u Leta ya Kongo urimo urabyumva ariko ushobora gukora stand-up wenda bitewe n'ibyo ndi gufata amafoto usaba ariko ari video ushobora gukora stand-up muri background yawe muri abasirikare cyangwa izo nyeshyamba ziranye ibyo byo birumvikana rwose yego ubwo rero na Kabumba we yihangane biba byarabaye kuko uko ari mu kazi aho urabona undi nawe ari mu kazi so hanyuma Maisha kuba M23 ikomeze nk'isa iri kugaragaza kuri dufite nuku ngira ngo na Major Wiringoma aragira ati gese ifite ubwoba bwo kuzagira he kuko already bagushyizeho zira case bivuze ngo abazungu nta kindi bakeneye bashobora kumugira nka Ntaganda nawe akisangira he kandi birashoboka kuko ngira ngo ni televiziyo ya TV mu Bufaransa TV5 ni TV5 ngira ngo nayo igeze kujya muri kiriya gihugu cy'ishishe ibaza abaturage baravuga ati nta mayimayi babishe na FPR urumva hari kuza n'indimi nyinshi ndetse ndahagerayo ndabona rero abantu barapfuye harimo ibivugwa byinshi cyane guverinoma ifite ibyo ivuga nayo abaturage ivuga hano bavuga ngo hagiye abanyamakuru ba Al Jazeera nabo barimo mu bagiyeyo reka dutegereze kuko ndakeka ibihugu bikomakomeye nabyo bishobora kuba bikemanga iyo raporo ya FARDC cyangwa se Leta ya Kongo n'iyo raporo ya MONUSCO byari byose hatabayemo injustice ngo hari ikindi kizakorwa reka turebe kuko mu leta niba barakoze iryo shyano cyangwa se wenda niba babateye bakabarasa ku rugamba ubona iki kintu kidashobora kuzabera umutwaro M23 nawe usabana kubera ko ni ikintu ubona ko cyatumye muri iyi minsi ni ukuvuga gusa ari uburyo bw'impande zombi FARDC ntabwo iri kuvuga cyane M23 iri kuvuga amatangazo irasohora bigaragara nk'ibintu byayishyize kuri pressure kuntu aya mahanga yari kugenda abokama aricyo kimwe nabonye ejo bundi banakiravugaho ese abakinyarwanda b'abatutsi ko bari gupfa ko ntarabona ayo mahanga asakuza ko ntarabona ko bisakuza abanyamurenge barapfuye muri birashize benshi cyane kuki iyo leta itasakuje wenda wasanga arimo UN cyangwa niyo miryango ibimenya amakuru narabibonye ni muri iyi weekend wa kane iyo mu mitwe yigeze ivuga igeze ku bikomeye byigeze bivuga muri kigaragara iki bintu bibera muri Kongo harimo justice ikomeye cyane Kongo ni igihangane irwane ku baturage bayo itarobanuye ngo aba yego kandi buriya n'ikindi kintu bakita kizamugora urabona abantu bavuye mu Rwanda 94 ubu bamaze gusaza yego ntabo
ubu rero mugenzi wacu Maisha aho turi kuvuga kuri raporo cyangwa se kuri ku byatangaje ku makuru ya Kishishi aho abaturage aho leta yavuga ko hafi abaturage benshi kandi bishwe na M23 aho M23 ikavuga ko itigeze igira uruhare muri ubu bwicanyi bwa Kishishi. Twubwire ko abaturage baguye muri cya gice byatumye leta ya Kongo ishyiraho icyunamo cy'iminsi 3 kubera ubwicanyi bwahabereye. Rero Maisha akaba yavuga ko avuga kuri raporo ndetse n'uburyo M23 iri kugaragara bigira gute nk'iyisobanura ukubona ko iri mu gihe kitayoroheye. Yego Maisha, yego kuri wowe ukabona iriya raporo atari itazageza M23 kure kuko uyu munsi wa none urebye agakino kahari ka diplomasi ya ibingibi bisanzwe bibaho kandi bishobora kuba biri imbogamizi ya mbere kuko nta kantu leta ya Kongo ishobora kuzatega no mu mishyikirano igihe M23 bigiye kujya gute igiye kujya mu mishyikirano na M23 aricyo nakubwiye kuva hagezeho itangazamakuru naryo rirakora ibyaryo hanyuma ubwo ibizakurikiraho kuko numvaga ibihugu by'amahanga bivuga ko bagomba gukora iperereza ryimbitse kugeza kuri iyi saa sinahamya ko M23 yishe abantu ariko leta ya Kongo ikavuga ko yabishe. leta ikaba ishobora kubeshya ndetse muri Ukraine byabeshyaga ngo bishe abantu twajya kureba mu mashusho tukabona abantu barimo barongorera bari baryamye ari imirambo ngo bari baryamishije hariya propaganda. izo ni propaganda rero n'ahandi birashoboka kuko abaza leta zikunda gukina udukino nk'utwo ngutwo ntihanakomeza n'imirwano cyangwa n'ikindi ibyo ngibyo bizanakomera kurenza ukungu kubona kuko mu makuru wenda yagiye acicikana mwagiye mwumva yuko leta ya Kongo ishobora gukoresha abaturage ikabambika inifomu cyangwa se ikabahereza kujya kwengereza 23 kugira ngo babarase. Urumva rero mu kintu bita investigation habamo byinshi no gutegereza bizava mu iperereza kuba zimenyereza ari na ziriya za MONUSCO ihangana igashyira investigation ikanashyiramo itahageze. irya mbere yaranarikoze nuza MONUSCO iri mu itahageze kandi ikavuga ko ifite amakuru y'uko byabaye ikavuga ko ifite amakuru y'uko byabaye ifite bayifoma ari ukugira ngo ishakishe manda y'indi myaka ibiri igiye ifite bayifoma ifite abastaff bayo baba munoza bayifoma baba muri kara gace ntabwo twagendera kuri ibyo ngibyo ntabwo yaba ari investigation nazo investigation ikorwa na n'umuntu direct. So Maisha noneho dusa nk'abasoza ikiganiro kuri icyo kintu uvuzeho investigation igira ibyayo ntabwo uyu munsi mu Rwanda ntabwo RIB yajya kuvuga ngo umuntu yaciriye ntabwo twakoze investigation batagezeyo hari ibyuma bikora investigation n'amaso y'abantu gusa hari byinshi. Hanyuma noneho dusa nk'abasoza ikiganiro cyacu Maisha ubona iki kintu M23 izakivamo gute? Ariko nagusubije nakubwiye ko ikintu kiriho biriya bihugu bikomeye bishaka iyo investigation yimbitse nibyo bizagaragaza ibyo byabaye kuko M23 wenda reka nere kuyivugira iyiza kuba mu by'ukuri yarakoze ibyo bintu ntabwo bahamagaye abanyamakuru kandi abanyamakuru babizi yuko bari mu bantu bakora noneho muri biriya bitangazamakuru byo hanze baba bafite means baba bafite uburyo yego nibo bantu ba mbere bakora investigation bagashyira ukuri hanze bitazaborohera kuba babakoreramo. yes urumva ngira ngo kuba icyo ngicyo cyo kintu cya mbere cyabayeho M23 ikajyana y'abantu bakagera kuri on ground yego urumva icyo ni ikintu gikomeye gishobora kuzatuma abo bantu wenda bashaka kugerekaho urwo rusyo nk'uko babivugaga kuri M23 nabo wenda muri iyi kesi hazamo guseba
muri iyi kesi hazaba guseba hagati y'impande zombi. M23 niba yarabishe izaseba, urumva, ariko na leta ya Kongo nayo niba yarabishe izaseba. Niyo muntu. So Maisha, reka ngushimire, dushime n'abakunzi b'ikiganiro Uruvugiro, abantu babanye natwe mu kiganiro tukoze kitari gitoya, tugaruka kuri raporo ishingiye ku bintu gukora jenoside. Nko gukora jenoside rega Maisha, urumva ni jenoside. Yego, ubwishingi bwabaye kishishe no kuba kuri serivisi mbi yahawe umuturage kugeza ubwo apfiriye mu bitaro bya Gisenyi, cyangwa se ni centre de santé, ariko iyo centre de santé ifatanye n'ibitaro bya Gisenyi wa kaburimbo. Yego irihanda ibitaro bya Gisenyi uko ubuyobozi bukuru bw'ibitaro. So rero twadushimiye abakuri iki kiganiro Uruvugiro, iki kiganiro nawe utamaje nawe ndagushimiye naho ku munsi w'ejo.